neza nshuti bavandimwe, aho muherereye hose ndabasuhuje, amahoro y'Imana nabane namwe. Mfashe umwanya kugira rero ngo ngire icyo mbabwira kuri iyi channel ko n'ubundi buriya nk'uko izina ryayo ryitwa Wideland TV cyangwa se umurongo mugari, n'ubundi iyi channel nayifunga ko nayo mfite imirongo migari y'ibitekerezo ngomba kujya ntanga kandi byagira icyo bifasha abandi. N'ubundi rero mbere na mbere mbaje kubashimira uruhare rufatika mwabagaragaje rwose kandi mukomeje kungaragariza kuri iyi channel, uburyo mukomeje kunsapotinga, irimo irazamuka irakura umunsi ku munsi, iratanga icyizere cy'uko mu gihe kiri imbere izaba igeze ku rwego rushimishije cyane kurushaho. Impamvu mfashe uyu mwanya rero ni ukugira ngo mbabwire ibindi bintu n'ubundi biri mu mirongo migari ibyo tugiye kuzaducisha kuri iyi channel. Hari ubwoko bw'ikiganiro ngiye kuzajya ncisha aha ngaha, ariko njye nacyita yuko ari nk'imigani migufi cyangwa se amagambo yuje ubwenge. Njye nzajya nyita inyungurabwenge, titire azaba ari inyungurabwenge kuko n'ubundi azaba ari amagambo arimo inyungurabwenge cyangwa se inyurabwenge cyane, ku buryo kuyumva ukayatekerezaho cyane wumva harimo amasomo akomeye cyane. Icyo navuga ni nk'agace k'ikiganiro kazajya gaca aha ngaha buri munsi. Nshobora kuzashyiramo utuntu tubiri cyangwa dutatu turimo amagambo y'imigani migufi cyangwa se andi magambo y'ubwenge yuje ubwenge yagira umumaro wayumva. Ariko hari n'ubundi bwoko nakwita niba ari nk'ikiganiro cyangwa se ikinamico cyangwa se nka théâtre, ni inkuru y'uruhererekane ariko izagaruka ku buzima bw'abantu ba kera banyuzemo imbere ya jenoside, aho nk'imyaka nk'ine cyangwa 7 ukaza ukayinjira mu gihe cya jenoside kugera ku myaka yakurikiyeho kuzamuka ukazageza n'ubu ngubu. Azaba ari nka season, ni filime y'uruhererekane, ni inkuru y'uruhererekane ijya kumera n'ubundi nka filime y'uruhererekane. Ariko mu by'ukuri nk'uko nababwiye, ni njye umuhanzi, ntabwo mpanga ibintu by'indirimbo gusa, mfite ubuhanzi bwanjye buragutse burenze bwo kuba nahanga indirimbo gusa. Uzagira amahirwe yo gukurikirana iyi channel azamenya byinshi cyane wenda binyerekeyeho mu bwanditsi, ubusizi n'ibindi, azagenda amenya byinshi cyane. Nicyo nagira ngo mbagezeho rero. Mu by'ukuri ubwo bwoko bw'ibintu nafata se nk'ibiganiro bigufi cyane kuko azagera aba ari uduce tugufiya, nko muri iyo nkuru y'uruhererekane azagera aba ari agace kamwe katarengeje nk'iminota hagati y'4 n'5 cyangwa se 3 n'4 gutyo. N'ayo magambo yandi y'inyungurabwenge ntazagera batarengeje nk'iminota 3. Aho ngaho ni utuganiro tugufi ariko ku buryo ushaka kutwumva kumva rwose ko harimo ubutumwa bukomeye cyane kandi wakwishimira, amatwi yawe yaryoherwa no kumva kandi bikaba byakugira umumaro. Ubwo ni ubwoko bushya rero bw'ibindi bintu bishya mugiye kujya mubona kuri iyi channel. Ntabwo biri burenze iminsi 2 ntaratangira kujya mbicishaho. Bashimiye uburyo muzabyakira kandi nishimiye yuko mukomeje kunshyigikira mu buryo bwose, nanjye nzakomeza gukora uko nshoboye kose kugira ngo icyizere mwangiriye mwemera kujya munkurikirana kuri iyi channel ntimuzakintakarize. Ndabashimiye aho muherereye hose, amahoro y'Imana nakomeza abane namwe.